ayowa imvura birasa naho ibintu byanze. So rero ikintu nashaka kugira ngo tuvugane, nagira ngo tuvugane nanone ku buzima bufite icyerekezo. Iyo ufite icyerekezo mu buzima ntabwo uzubuzwa icyerekezo n'igihe. Oya, igihe gishobora kuba kibi cyangwa kikaba cyiza cyane, ariko ntabwo kizakubuza kugera mu cyerekezo cyawe, cyangwa se ngo ureke guhaguruka kubera ngo igihe cyahindutse. Hari ibihe dusanga mu buzima bw'umuntu bitandukanye cyane n'ibihe by'ikirere. Iyo tuvuga ikirere, igihe cy'ikirere ntabwo ari igihe cy'ubuzima bwawe, ariko ndimo mvuga igihe cy'ubuzima bwawe. Igihe cyose cy'ubuzima bwawe gerageza ukibyazemo umusaruro. Njyewe bwa mbere numvaga ko nta kizavamo kubera impamvu z'ibihe numvaga mu buzima bitarimo bifunguka na kimwe, nta na kimwe cyafungukaga, ariko gerageza kubifungura. Ubundi utarahaguruka ntawe uzaguhagurukira. Wewe ni wewe, nta n'umwe mungana, nta n'umwe musa, nta n'umwe munasana, urisana. Iyo umaze rero kumenya ko wewe ari wowe wenyine. Ubundi turihenda cyane iyo dutekereza ngo abandi bazagira icyo batugezaho. Kuba ari ukwihenda cyane. Abandi bazakuja inyuma, ariko wowe wahagurutse ufite icyo ushaka kwigezaho. Rero ndimo kugira ngo ukangurire, hagurukana ubushake bwawe ufite n'ubushobozi bwawe ufite, haguruka ugire icyo ukora. Kimwe mu buzima bwawe kiragufasha, kimwe gusa, ntabwo ngusaba byinshi. Haguruka ukore kimwe, kiragufasha. Buriya abantu bakomeye cyane ni nabo bantu batsinzwe cyane. Ntabwo ari bo bantu bafatishije ubuzima cyane umwanya wa mbere. Oya, nibo bantu batsinzwe cyane, ariko banze kunanirwa no kurekera, barakomeza. Rero kubera ko bakomeje, nico gituma uyu munsi tugenda kubasaba utuzi, kubera ko barakomeje, ntabwo bacitse intege. Ariko twebwe usanga umuntu yicaye kubera ko yagerageje agahita acika intege. Ariko ndakubwira ngo ntabwo ari igihe cyo gucika intege. Stile turacyafite umwanya wo kugira icyo twageraho. Haguruka aho uri, I don't care, sinitaye aho uri n'icyo uri cyo, gusa hesha agaciro icyo uri cyo n'aho uri. Buriya ntabwo umuntu azaguha agaciro utakihaye. Hari umugabo nigera kumva avuga ngo ubugabo burihabwa. Ubugabo kuko burihabwa, ntawaguha ubugabo, uragerageza ukaba umugabo. Rero ndasaba kugira ngo abantu munkurikiye mwumva iki kiganiro ugerageze. Ngenda kubwira wewe, nanjye ndibwira sometime. So njye kubwanjye nahagurutse, nawe haguruka. Noneho duhure duhagaze twese turi muri muvema. Ikibazo gikomeye ni ukugira ngo uje guhagurutsa umuntu umuhereze, utangira umwereke kugenda. Ibyo bintu biragoye cyane, watuvuna. Ariko haguruka, n'abandi bahaguruke, twese duhure turimo tugenda, nibwo turaza gutera imbere. Ariko niba ukeneye kuguma mu bukene bwawe, komeza uryame. Ariko niba ukeneye kubuvamo, nubwo ntacyo ufite, haguruka. Reka mbabwire kano kantu gato mbere yuko ndi busoze. Igihe kimwe cyarageze ndafite akazi, nari nkiri muri Afurika. Ubu tuvugana ntago ndi muri Afurika, ariko Afurika ni iwanjye, ndahakunda kandi kenshi njayo. Icyo gihe nari muri Afurika, nicara nta kazi mfite, ariko ntago nirirwaga mu rugo, naragenda tu. Hari akantu twakundaga kuvuga ngo amahirwe y'umugabo aba mu maguru. Buriya umutwe ni mwiza niwe udutekerereza, ariko kandi amahirwe y'umugabo aba mu maguru. Buriya umugabo agenda, nibwo agenda akora découverte, agenda amenya. Icyo gituma bavuze ngo katagurutse ndikamenya iyo byereye, kuko kakomeje kicaye ntabigasanga. Buriya ejo bundi nari bambwira abantu
ntabwo icyubahiro kizagusanga aho uri, uzagenda ugishakisha aho kiri ukigweho, nurangiza ugitore ukiyambike, ntawe uzakikwambika. Buriya abantu baza kudushyiraho imyambaro ariko ari umwambaro twe twiyambitse utagaragara. Iyo rero tumaze kuwiyambika, abantu nabo bahera ko bakatuzaho bakatwambika ibyo batwambika, amakamba akajyaho, amapeta akajyaho. Ibyo byose nibiza kugaragaza iki? Icyakozwe muri wowe bwa mbere. Kandi icyakozwe muri wowe ntabwo ari umuntu wagikoze, ni wowe wagikoze. Haguruka ushaka icyubahiro cyawe watakaje. Uracyafite impamvu yo guhaguruka ukagenda, kuko ubuzima bwawe ntabwo burarangira. Dore nahamagariye kukubwira ngo haguruka, uracyafite ubuzima burebure, uracyafite kugenda. Warageragejwe kenshi ariko ntiwasitaye ngo ugumeyo, ongera uhaguruke. Rero Imana iguha umugisha wo numvise, kandi nibaze yuko nguteye intege. Ibyo waba urimo byose, we gusuzugura aho uri, we gusuzugura uko uteye, we gusuzugura uko umeze. Nubwo waba urwaye, haguruka, uraba muzima. Yes, ariko nukomeza kuryama, buriya hari ikintu bigira bavuga abakuru, ngo unarwaye ashaka gukira ngo arate ibyo arwaye. Rero niba dushaka no gukira, tugomba no kurata, ugomba no kurata ibyo urwaye. Naho ubundi usanga umuntu agira amabanga, ukuzuza amabanga, ukarenza kugira amabanga. Ayo mabanga hari igihe uyabika, buriya hari ibanga yego umuntu atobika, hakaba n'irindi kweri uribikura ugapfa. Ibyo bibaho. Je uzasubira kubwira ngo ntubike ibanga ngo uhite uhaguruka ngo ugende ngo ubwire perezida ngo hariya bakoze inama ngo barakwica, wari wirimo. Icyo gihe nawe baragufata. Rero hari amabanga yo mu muntu abika, hakaba n'amabanga yawe bwite ubikura. Ariko mu mabanga ubikura, ntabwo ubikura umugambi wawe. Iryo ryo ni ibanga mpfafe ryawe, nicyo cyubahiro cyawe. Iyo ukibikuye rero hataragera, gifatwa n'abandi bakakizinga ukakibura. Iryo ryo ni ibanga mpfafe ryawe. Ariko niba ufite uburwayi, ntukabugire ibanga. Niba ufite ubumuga, ntukabugire ibanga ushaka gukira. Haguruka ukomeze n'ubumuga bwawe. Abandi nibakubona urahura n'umuntu uvuga ati uyu muntu nubwo ameze atya ariko afite umutima ushaka imikorere, imitima irimwo gukora neza. Rero muri ico gihe iyo bigenze bityo, wa muntu aravuga ati reka nkora iyo byakabaye, uyu muntu umufashe uko byaba biri kose, umufashe. Rero iyo wahagurutse nubwo waba urwaye, hari remedies. Sinzi banza ari muri Bibiliya barabivuga ko hari impumyi, impumyi yari ihumye, urabyumva ko yari irwaye, ariko no mu kugwara kwayo kandi ngo yari imeze nabi cyane. Mujye abantu bakomeza kuyibwira ati please gira twigire, reka gusakuza. Ariko iranga ijya mu bantu iranasakuza, yagiye mu bantu irongera irasakuza kugeza ibonye remedi. So ni ukuvuga ngo nta mpamvu n'imwe ufite yo gutuma utajya mu bantu, nta mpamvu n'imwe ufite yo gutuma wirirwa wenyine. Haguruka usanga abandi. Buriya abantu ni beza. Reka mvuga aka kantu hanyuma ndangiza. Abantu ni beza, kandi abantu ni babi. Rero kujya mu bantu ni byiza, ariko ukabagendamo nk'abantu beza, baragufasha. Hari abakubuza kugera ku byo ugeraho, ariko hari n'abandi bagufasha kugera ku byo ugeraho. Rero byose tubikura mu bantu. So Imana rero igufashe uze kunumva muri ibi bitekerezo bikeya banje kuguhereza. Hanyuma rero Imana ikugire neza. Twebwe hano iwacu turi mu bukonje, urabona ko nambaye ibintu bisa n'ibikonje. Harakonje cyane, ariko nanone tugomba guhaguruka tugakora. Ubu narinje gusa kukubwira ngo haguruka aho uri, n'ibyo urimo ujye mu kazi, ushakisha akazi. Niyaba ari ukwiriga ugenda, iriga ugenda, uraruha wagize icyo wabonye. Nutabona ibifatika, urabona ibiguhundirira imitekerereze.
icyo kintu abantu ntabwo baza bagitahura. Buriya iyo wagumye ahantu hamwe kenshi unahakorera ibitari byiza. Hari umugabo ngo yari umwami. Uyu mugabo amaze kuba umwami yicara ahantu hamwe, abona umugore uri kwidushe, aramwifuza akanataruha. Ariko uyu mugabo iyo aza kugira iyo ajya, ntabwo yari kwifuza uyu mugore w'abandi. So rero kuguma hamwe ntabwo ari byiza. Nubwo nta kazi ufite, haguruka ugendagende, urahura n'umugiraneza, umuramutse, mumenyane, ni byiza. Natagira icyo aguha gikomeye mu maboko, ihangane. Kumenyana n'umuntu biraruta cyane kumenyana n'ibye. Ndagira ngo unyumve cyane. Njyewe twamenyana mbere y'uko umenya ibyanjye. Iyo niyo option y'ubuzima. Nimba nta kintu ufite gukora, haguruka ugende, urahura n'icyo uri bukore. Kandi nudahura nacyo, ejo uzahura n'ikindi, cyangwa se uhure n'abantu mumenyane. Gerageza ureke kuba nyamwigendaho. Bana n'abandi, korana n'abandi, sabana n'abandi. Twavutse tuva mu bantu, tuzicwa n'abantu. Ntutinye abantu ngo nuko ariko bimeze. Oya, abantu bazaguteza imbere kandi bazagusubiza inyuma. Gusa aho ngaho ni wewe kumenya uburyo kigiye gutera imbere n'abantu, kandi ukamenya n'igihe bishoboka ko usubizwa inyuma n'abantu. Ukamenya ibyo bihe byawe uko ugiye kubyitwaramo. So Imana ibafashe kandi mwumve impanuro z'umusaza. Ndi hano kugira ngo mbaheshe umugisha. Jewe nta kindi nahamagariwe, kugira ngo nguheshe umugisha wewe urimo unkurikira, kandi twungurane intekerezo. Rero ikibazo wambaza, nanjye ikibazo nkubaza, nese ibi nakubwiye hari icyo bigufashije? Nimba gihari, nyandikira muri komenti. Imana iguhe umugisha, kandi ndizera yuko amaherezo y'igihe bizahinduka. Gusa reka kubivamo, just ihangane, ugwane,